Mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, abari burasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko n'abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Mwese amahoro y'Imana naze kubana namwe. Uyu munsi wa none turi tariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2026, nizera mwaratangiye umwaka mushya muhire muri amahoro. Ni inkuru yibonekerwa rya Bikira Mariya cyangwa se Bikira Mariya y'abantu bivugwa yuko yabonekeye mu karere ka Musanze kuva ku munsi w'ejo twari duhari, ariko noneho muri iyi nkuru muraza kumvamo iki? Muraza kumvamo ibintu bigeze kuri bine. Icyambere, turaza kumenya ngo ku munsi w'ejo ubwo hari hateraniye imbaga y'ibihumbi birenga bibiri kuzamura, abaturage benshi bari bacungiwe umutekano, kandi ukwemera kwabo ntabwo kwigeze guhungabanwa nk'uko padiri yabibaje ati mbese hari umuntu wabangamiye kwizera kwanyu? Bati ntawe. Ejo abantu bari buzuye cyane ku kibuga hariya mu murenge wa Gataraga. Turaza kumenya uko uyu munsi wa none byifashe. Ese ubungubu amakuru ahari hariya mu murenge wa Gataraga aratangaza iki? Baravuga iki? Bimeze gute? Ikindi kintu muraza kumva muri iyi nkuru ni baruwa cyangwa se itangazo risohoye na padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo. Iri tangazo risohoye mu masaha make ashize, none hari tugezeho ritubwira byinshi. Ndaza kuribasomera mwumve icyo iri tangazo rivuga. Icya gatatu, akarere ka Musanze hari ibyo katangaje, ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga hari ibyo bamaze kuba batangaza ku mbuga nkoranyambaga, nabyo muraza kubyumva muri iyi nkuru. Imvaho nshya imaze kwandika ibiki kuri iyi nkuru? Ni inkuru ikuri imvaho nshya ndaza kubasomera, kuko ni inkuru ese koko ni igihuha cyangwa harimo ukuri. Umurenge wa Gataraga n'umwe mu mirenge igize akarere ka Musanze, akaba ari umurenge ukoze kuri Parike Nationali y'Ibirunga. Uyu murenge ukaba uyobowe n'umugabo witwa Bwanakweli Musa. Bwanakweli Musa akaba ari uyoboye uyu murenge wa Gataraga. Umurenge wa Gataraga ukaba ugizwe n'utugari ugizwe n'utugari tune mu mbabarire: akagari ka Rubindi, akagari ka Murago, ariko kabereyemo bavuye ko kabereyemo iri bonekerwa, akagari ka Mudakama, ndetse n'akagari ka Rungu. Muti byagenze gute rero kugira ngo iyi nkuru ize gusakara ibe yaba kimomo ikwirakwire ku mbuga nkoranyambaga abantu barenze ibihumbi kugeza uyu munsi wa none, aho abantu buzuye hari ku kibuga ari benshi cyane, bakaba bari kuza kureba ngo bari kubona Yezu cyangwa se Bikira Mariya mu giti. Cyakora nkanjye wahageze, njye ntawe nabonye. Niba ari ukwizera guke kwanjye, njye ntawe nabashije kubona, kandi narahageze ndafotora, nongeye gusubirayo ndakomeza ngende mbibabwira. Ariko umva ibitangajwe nonaha ngaha ubu tuvugana, itangazo rya padiri riragira ngo iki? Padiri atangarije ibiki abanyarwanda n'abantu bose muri rusange? Ni irihe tangazo rireba abakristo bo mu murenge cyangwa se muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, paruwasi ya Busogo? Ni irihe tangazo risohotse rivuga ibiki? Risohotse ribwira abande? Rivuga ibiki? Rikubiyemo ibiki? Ni itangazo risohowe na padiri mu masaha makeya ashize, ariko iri tangazo rikaba ryabanjirijwe n'ubutumwa bwa nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Musanze, aho yabanje gutanga ubutumwa abwira abantu ngo ibi ni ibihuha. Mperehehe kuko kuri tele yacu hariya ruguru dufiteyo umunyamakuru, turaza guhamagara nawe akatubwira uko hari ahantu byifashe. Ese bimeze gute? Ese abariyo ubungubu, dore ko bivugwa yuko abantu noneho bamaze kuza ari benshi kuruta abari bahari ku munsi w'ejo. Nk'uko muri kubona mu mashusho, ku munsi w'ejo bari abantu benshi, n'uyu munsi wa none abantu bakaba bongeye kuhabyukira. Umva itangazo rya padiri. Itangazo rigenewe abakristo bose ba paruwasi ya Busogo. Nyuma y'inkuru yasakaye kuva ejo bundi kuwa gatanu, ko ku ishuri rya Groupe Scolaire Rw'Inzovu habaye ibisa n'amabonekerwa, padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo aributsa abakristo bose ibi bikurikira. Icyambere, tega amatwi neza ucyumve, ariko niba utarakora subscribe banza ukane subscribe, niba utarakora comment cyangwa share na like, ibyo byose turabikeneye kugira ngo dukomeze kubagezaho aya makuru. Icyambere,
ukwemera kwacu gushyigikiwe n'inkingi eshatu: ibyanditswe bitagatifu, ubwo ni Bibiliya, inyigisho z'ubuyobozi bwa kiliziya n'uruhererekane rwa kiliziya. Icya kabiri, gukurikiza umurongo wa kiliziya. Icya gatatu, amabonekerwa yemerwa na kiliziya amaze gusuzumwana ubushishozi. Hamaze kurebwa ubutumwa bwayo mabonekerwa, ababonekerwa niba bafite ubuzima buzira umuze cyane ubwo mu mutwe, bamwe no kureba niba ubutumwa bwayatangiwemo bwaragize uruhare mu myitwarire myiza y'abakristo. Tugomba gusenga kandi tugasengera ahantu hemewe kandi hafite umutekano uhagije. Nshimiye polisi y'u Rwanda, nshimire inzego zitandukanye zishinzwe umutekano hariya ni nta makemwa, nubwo kuhajya ntibyemewe, nta mpamvu yo kurirwa mutakaza umwanya wanyu ngo mugiye kujya hari ahantu mu gihe Kiliziya Katolika cyangwa se musenyeri abapadiri bakuru bataricara n'inzego zitandukanye kugira ngo bemeze koko ko ari ibonekerwa cyangwa atari ibonekerwa. Ubundi kujyayo mwaba kujya gusengera ahantu hatemeye cyangwa se kujya kureba ibintu bitemewe. Bityo rero padiri mukuru arasaba abakristo bose kurangwa n'ubushishozi mu kwemera kwacu, kwirinda ibihuha, gutanga ubutumwa butera abantu urujijo. Arabasaba kandi kwirinda gusengera ahantu hashobora gushyira abantu mu kaga, kandi tugakomeza imirimo yacu mu ituze. Ibindi tubiharire kiliziya nk'umubyeyi utureberera kandi udufasha gushungura no kumenya ibiri muri ayo mabonekerwa, bigamije umuhamagaro nyakuri Kristo agenera kiliziya cyangwa w'abatagatifujwe be. Gatigisimu ya kiliziya nomero ya 67 arangije abaragiza Imana akomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Bikorewe i Busogo tariki ya 18 z'ukwa 2026. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo Abe Jean Bosco Nambale. Ni itangazo risohowe na Jean Bosco Abe Nambale ribwira abakristo ko bagomba gusengera ahantu hemewe ndetse bakirinda kuba bati imirimo yabo bakaza ngo bakurikiye ibonekerwa, kandi mu by'ukuri bari kuhajya ntagire ikintu kigaragara cyangwa se ikintu kizima bahabona. Ndaza gusoreza ku butumwa cyangwa se inkuru ndi gukura kumvaho yahaye titre navango itoroshye. Titre byaterwa n'uburyo wenda abantu twayumvamo. Imvaho nshya, hari inkuru imaze gusora nonaha aka kanya tuvugana. Bavuze ngo iki? Basoye ngo iki? Batangaje ibiki nonaha mu imvaho nshya? Ni ibiki imvaho nshya bamaze kudutangariza mu mwanya mutoya ushize? Hagati aho tutaragera ku nkuru y'imvaho nshya, mbabwire yuko Busogo umutekano ni wose, abaturage bararinzwe, ariko nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakomeze kukanyiriza imirimo. Ntabwo nzi byibonekerwa, ntabwo nzi aho biva naho byerekeza, dore ko nge nabwiraga abantu ngo nta kintu nabonye, bakambira ngo ubwo nuko ntizera, nari mfite ukwizera gukeya buriya niyo mpamvu. Ariko ko kwizera mfite gukeya, abafite barakwizera bari kumubona hare ko ngewe oya. Umviye inkuru Musanze ibonekerwa rya Bikira Mariya ryafashwe nk'igihuha. Abaturage bo mu murenge wa Gataraga, akarere ka Musanze, baramukiye ku gihuha cy'amabonekerwa ya Bikira Mariya cyakwirakwiye kuva kwa 15 kugera kwa 17 Mutarama, nyuma yuko abana bato bavuze ko babonye Bikira Mariya hafi ya paruwasi ya Busogo irwazwa muri diocese Gatolika ya Ruhengeri. Ni kure yaho harimo nk'ibirometero 6 cyangwa 7. Aya makuru yakwirakwiye byihuse mu baturage, bituma imbaga y'abaturage bateranira hafi yaho. Byavugwaga ko ayo mabonekerwa yabereye bamwe bavuga ko Bikira Mariya ari kumwe na Yezu n'intumwa, bikagaragara ku giti cy'inturusu no ku ipoto yo hafi ya paruwasi. Nubwo nta gihamya gifatika
basigaranye. Nk'umuntu hageze ngewe ntago hafi ya paruwasi, ahubwo ni hafi y'amashuri ya groupe scolaire Rwinzovu. Hari bamwe mu baturage bavuga ko babonye amashusho asa na Bikira Mariya bakabyishimira cyane. Umwe muri abo yagize ati nanjye nari mu bantu bari bateraniye aho nitegereje ipoto mbona ishusho imeze nk'iya Bikira Mariya, byanshimishije cyane, numva ari nkuko byagenze ikibeho. Twishimiye ko umubyeyi Bikira Mariya yaba yadusuye natwe. Undi muturage nawe ati twabonye ishusho isa n'iya Bikira Mariya, abantu benshi baririmbaga abandi baharaye. Twifuza ko hashyirwa ingoro hafi ya paruwasi ya Busogo nkaho ikibeho ahantu hatagatifu. Komeze. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie yagize ati kiriya ni igihuha nta mabonekerwa. Reka tumanze mbere ko nkomeza iyi nkuru, reka tumanze twakire mugenzi wacu uri kuri tele twumve ibyo atubwira. Theo uratwumva, tuguhamagaye turi mu nkuru live. Ndagira ngo uri mu murenge wa Gataraga, by'umwihariko aho muri Murago, muri Busogo, sorry, muri groupe scolaire ya ni aho ngaho byifashe gute Theo? Theo byifashe gute aho ngaho? Ni ibibazo bikomeye simubwire ni za nkuru nyine zo kuri Al Jazeera byo, kubera ko simubeje abaturage ni benshi bari kwirukanka, polisi iraza bakiruka. Ari ikibazo rero navuga ko ibintu bikomeze neza, ariko turakomeza kubiroza ese mu by'ukuri tubura kugenda se, ariko bawuri tonzoga to kugira ngo mugere abantu bahungu ba polisi direbe. Wambwira gatoya? Yes, urabyumva yuko ati ni benshi cyane. Ubwo byumvikana yuko hariya byumvikana abantu n'ubundi baracyari benshi cyane. Reka nisoreze mbasomere iyi nkuru mu gihe Theo akidukurikiranira ibya hariya. Kiriya ni igihuha nta mabonekerwa ya Bikira Mariya yabaye. Twahageze nk'uko ubuyobozi, kuko hari hateraniye abantu benshi barimo abana, abasaza n'urubyiruko, bisaba kwitwararika ku mutekano. Twasanze ari abantu barenga 1000, ariko nta kintu kidasanzwe twabonye, rwose ni igihuha. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo Jean Bosco Nambaje abe nkuko amaze no gutangaza mu itangazo yabwiye ibitangazamakuru bitandukanye, nawe yavuze ko ibi bintu bikwiye kwitonderwa no gusuzumwa neza n'inzego zibifitiye ububasha. Yagize ati ibi byabaye bikeneye ubushishozi bukomeye. Twabimenyesheje ubuyobozi bwa Diocese Gatolika ya Ruhengeri, aribwo bufite ububasha bwo kwemeza niba ari bonekerwa nyakuri. Banyeretse igiti cy'inturusu n'ipoto bivugwa ko byabonekerwagaho, ariko nta kintu kidasanzwe nabonye. Akomeza agira ati Bikira Mariya ntiyapfa kwigaragaza uko mu buryo nka buriya ngo abonekera abantu 5,000 icyarimwe, kandi nta butumwa na bumwe bwatanzwe nawe nk'uko ajya bigenza aho yabonekeye. Turasaba abakristo gutegereza icyemezo cy'inzego bireba. Amabonekezwa azwi kandi yemejwe na Kiliziya Gatolika mu Rwanda ni ayabereye ikibeho mu karere ka Nyaruguru, intara y'Amajyepfo. Ari nayo mpamvu abayobozi n'abihaye Imana basaba ko hirindwa guhubukira amakuru atemezwa, cyane ayatangijwe n'amagambo y'abana batoya. Ngayo nguko rero ni nkuru yibonekerwa cyangwa se nkuko ubuyobozi bw'akarere bukuvuga ko ari ibihuha, ndetse na padiri nawe nk'umutangazo uko yabivuze ni ibintu biri aho ngaho. Icyo twabwira abaturage, musubire mu mirimo, n'abari amabonekerwa koko. Padiri mukuru cyangwa se abihaye Imana batagatifujwe bazatubwira ikijya mbere mu minsi iri imbere, barebe n'icyahakorerwa, ariko mwe gukomeza gutakaza umwanya wanyu mujya mu bintu bimeze nk'ibi ngibi. Umuturage uta umurimo we akaba yakorera umuryango yangiza akajya kwirirwa ndi mu kazi. Rero ngiye gusubirayo mu mwanya mutoya, ubundi mbakurikiranire nze kumenya ngo byifashe bite muri aya masaha kuva ku munsi w'ejo kugeza aya magingo. Ubu noneho abari hariya, imibereho n'ubuzima, abantu mbese byifashe gute, kugira ngo dukore follow up, dore ko nanjye nahagutse nzi koko amabonekerwa yabaye, n'abantu mwese muri kumpamagara maza ngo amabonekerwa yabaye. Njye ntabwo nigeze mbona iyo shusho ya Bikira Mariya mu giti, cyangwa se iyo shusho ya Yezu. Wenda niba ari kwizera kuke kwa Imana imbabarire, ariko ibindi
kora subscribe kuri Iris Rwanda TV, ukore like, share na comment, ubundi amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe. Ibindi ndabakunda, mbifurije amahoro y'Imana. Nimugora turabura mbahereza video n'ikiganiro nkuyeyo uko biraba byifashe mu mwanya muto uri imbere. Ndabakunda kandi mbifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe mu buzima.